inkweto zimaze icyumweru ahangaha mbwira ngo naze ariko mana yanjye abagore b'iki nabo baranyebeye ubuse yagiye he ngaho ndebera kandi nyine kuva mu gitondo wicaye kuri telefone tusundi telefone ubona mike tungukira he ndi kuganira n'inshuti zawe nyine ngaho ndebe ziriya nkweto ziri hariya zimaze ibyumweru bingahe hariya naso ubizibuze naso umukozi wo mu rugo ngura umukozi wo mu rugo nta kibazo ku munsi wa mbere muri telefone wa kabiri muri telefone wa gatatu muri telefone wa kane muri telefone zagutwaye ubwenge wajya wifata nk'abandi badamu kweli ubona nifatana n'abagabo nifatana n'abana aya si icyo kibazo ntago wabyuka reba hano ukuntu hasa ntabyuka ngo ukubure nakubwiye ngo uzashaka umukozi njye nawe naje kuba umugore nawe naje kuba umukozi wawe ariko ibyo bintu bizasubirwaho reka nzimubwire iyo telefone ye guhimbisha umunsi umwe aragiye uzayishaka ukayibura kandi ntuzabyibazeho kuba se njye ntayo ntunze ni ukuvuga ko niyanze kanigere kwishakira ubwatsi bw'inka nkwihorera ariko nsanga iziriya nkweto wazogeje nsanga na hano hakubuye genda ndabikora ese reba nk'imyenda mba nambaye ku ntibisa ufite imyenda irenze ingahe hariya mu nzu wanze kumesa utegereje ko nyimesera nzajya njya mu murima njye gushaka ubwatsi bw'amatungo mve gushaka ubwatsi bw'amatungo nihiringe guteka ubwo ndarya saa 8 z'ijoro genda urasanga bihiye mugabo mwiza nyamara erega icyo wemera ko ngenda gukunda ikintu cyose wakora ukavana mu mahoro twagikorana rwose nta kibazo ngaho sawa ubikore neza kandi ngiye gushaka ubwatsi bw'amahirwe neza kandi ndagukunda sibyo sawa ubundi karakaba kamaze andataonge inkundo sibyo nibiki je ntabwo naje ko umukozi wo mu rugo rwawe rwose ntabwo nta gafaranga uba wifitiye urandata w'inkundo urukundo si igifu kiraruze akajya neza se ngo mwogereze biraruka ibyo byagubye bimeze kuri nawe aza byiregereza nihamagara n'inshuti zanjye ahubwo nigendere ariko ari butange Alo, bitese umunsi ufitiye gahunda shanjye ndi mu rugo ndi kuko wamba byunse nserera nayangirwa mugabo wanjye ndi ahantu uri nze nkurebe ndebe ko naba munzura urugo iminota mike hahandi okay ndaje narebe sawa Dani rero umuhungu wanjye asha wogira amahirwe we waratinze gushaka umugore asha wogira amahirwe kabisa ati mfite umugore hariya ariko sinzi niba wibukije ubundi igihe twaganiraga twagiye kureba umupira ahandi uriya wa Portugal na Poland twabyibuka none wabonye ko nsigaye ndi umuntu none ubona ko nahindutse urumva ukuntu ibintu byese none ndashaka kugira maneko wiki ibicungiro mugore se nkimizera umugore njya mu kazi gasigara kuri telefone nimba ari kubikorera iki nsigaye mbona ngewe shamwana nyine niyo mpamvu nifashe nkihirira mu by'amatungo yanjye ibintu by'amashuri nize sinabyiteho cyane ariko nyine we nyine abagaragariza ko akazi nyine yishoboreye ari akazi karangaho kari soft akazi kari hati reka ntubimubwire no gukuburiza ugatakibikora ariko maze iminsi mubona atambuka mbona agenda yambaye neza biriya bintu bigufira shyaka ibyo bintu urasha ku ntego ibyo bintu nakandi kubikemanga wa muhungu ariko kamubaze ejo bundi ku cyumweru yaragiye atashye na saa 2 saa 3 hafi aho ariko nyine urabizi kubera ko mukunda sha nyine umugore wanjye ndamukunda pe yankorera yamemukira te kereka nanyica nzanapfa nyine mukunda mfite amakuru rero kuri amuguru bashobora kuba gucinya ntabwo ujye ubibona aya njye duhe inshuro wenda yabagiye mu anniversaire y'abashuti be biganye hirya iyo ngiyo ariko ibyo kuncinya
mfite amakuru kuri wa mugore wawe. Ajya hoya Dani hoya. Duhuriye ahantu ku kabari inshuro zirenga 2. Atanywa inzoga sibwo akabari abakagiye mate. Urabizi nanjye singa inzoga. Barangiye twahuriye ku kabari. Tumaze kwahura inshuro zirenga 2 gusa. Hoya by'akabari byo byihorere wenda ushobora no gusanga abahaciye gushya agenda. Ntago nanjye nawe ntugafate umuntu ngo wite kuvuga ngo ibi bintu arabikora kandi ntajyamye ifite. Ntajyamye ifite ni cyambere ariko umukobwa wigena muhamagariye. Nongeye muhamagare te. Hey. Hi baby, bite? Sije neza. Ngiye irungu mu. Musanatinze. Ndatinda sinye na muhamagariye nta. Sibini kaka ukawe cyangwa kaka kubujije. Nabanje kureka nyine ukajya kwagira kajya mu bisanga. Sande kwa kundinga zako ngiki. Nizaba yahaye umwanya kundusha. Niba atajya guha umwanya ndahari muzayigira ikibazo. So this igera hino ari kujya hino kujya. Abo se amakuru. Abo se neza ari. Sha amakuru ni meza tu. Nisa. Mese sawa mu bisanzwe. Ko waruyenze. Jamani kazi kaba kabaye kenshi ahubwo nanye kugira ngo mu minota iri buze kuza. Nze kuza kugusohokana. Natanze komande aha boro nyine tujya. Nuko nayo gukumbuye nangeze mu rugo n'ubwo aterero mbere yo kuhagera kanze twavugana manje. Yega ndagukunda. Okay. Zuko nta nubwo njya nitegura umuntu ufite umugabo umuntu ufite iki no. Umugabo ariko sibyo bya akana urangana. Ntabwo cyane. Kera ko nkunda ariko nyine. Ntabwo cyane. Urangunda vuga ngo urangunda. Ndagukunda. Icyo ryo narindi. Nase ubona ndi gukubeshya. Koga bizi misi sha umuntu we. Nageze muri Kigali baramama ariko nabonye untwari umutima niba nzakujana. Ugeze kuri uzemera. Bizaterwa n'iki? Ibiri cyo uzashaka Okay, nyine bizaterwa n'ubuzima we bizaterwa n'ubuzima mbayemo. None usubona ko uri umugabo ari cyo gune nge natangiye. Usanga nawe ndarukumpara. Oya. Wowe reka nkubwire rero umuntu uriya mugore ashatse rwisumbukuye. Uriya mugore ari mwiza nta mafaranga ufite ntabwo ujya umusohokana. Abamusohokana nari mbwira. Ari wegera umusohokana ufata umwanya umwanya se shamba nabonye zira nka ziba zinyoroheye se. Hoye wabyirengagiza kubanza ukita ku mugore wawe kuko urabona ufite umugore. Umugore wanjye akanya mbonye mu rugo ndamutetesha nta kintu namukorera ariko sinzi ikintu abakeneye. Shaka ujye umusohokana. Kuko ibyo nutabikora abagabo bafite amafaranga bazajya igenda bamusohokana. Kabyanyenesha se shaka. Hoya. Ufite inka nyinshi waje ushaka amafaranga make ukajya usohokana n'umugore wawe. Bitekerezaho neza uraza gusanga ari byo. Gusa nama ungiriye nira. Niyo ujye umwicaza umusohokana. Yo wenda nk'ikintu njya nkora kiragiye na mu gitondo byo gasangana. Agacucu karaho karateguye tayari n'ikijumba kimeze neza. Ntago uzi ubuzima yakuriyemo byo ntago ajya akeneye gusa. Kintu no kugifata umwanya ukamusohokana rimwe na rimwe. Inama yawe. Bitekerezaho neza umugore bitekerezaho neza. Atari ibyo wundi bazarangira bamugutwaye. Tekerezo neza ujye umusohokana rimwe na rimwe. Okay so ariko wowe akantu nkubwiye ni ukugenda ukajya unekera neza uncungira kugira ngo utanyuza amakuru afatikira. Wangu nsigaye mukemanga si byoroshye. Ngurira agacupa rero nkwereke. Ngiye hariya ku muhanda ngiye uzaza nzagwaritira 5 z'amata mu gitondo maze guhumuza. Amata nayo mu rugo ngiye nkeneye amafaranga yo kugura agacupa ku muhanda icyumweru nzanga ufite amakuru ahamye. Okay nta kibazo hari amafaranga. Ngavuga ngo urumva vuga ngo ndashaka kugira ngo ikigiye tuzajyana mari Gisenyi hari imikorere nano gushingira n'akantu kagasirimu atari kugira ngo ura mugabo ajye kubyukirije imifuka ngo uje kwahera mari umusirimu nga udebe umusirimu nga mani ngo kuje kwahe ako nano go bajya banda abajya natekereza ko oya natibyo twazabireba turacyafite twazaba tuvugaho turacyafite igihe. Okay nari none se hari icyo ari wifuza ko ndabona ngiye mu kazi hari icyo nyine wifuza nyine kujya muri iyi minsi cyangwa se ukeneye gukora ku mubiri wawe. None se ubona ko nafana mfite ufana yanjye yapfuye. Telefone
kandi nta mafaranga ufite yo kujya kubikoresha yamenetse kugira ngo nzajye Dar es Salaam nguzaniye agatelefone ndebe ka iPhone ese uzabashobora kugakoresha ese buriya na telefone ngo se ntabwo uramuganja ko nayikuye icyo kibazo ahubwo ibyiza wowe ayo mafaranga n'undi wanza n'amufone wayama nkagenda nkikoreshereza iriya nayifite mu rugo nimugoroba nuza kubona akanya uze gusimbuka ndaza kuyaguha nta kibazo wowe nkurikirane ariko mwibanga rikomeye cyane yatayimenya nta mpamvu yo kugenda ngo uvuge urumva cyangwa sha nawe hoya uri inshuti yanjye urabizi ngufashe urabizi ngufashe uri inshuti yanjye Richard nawe uca nawe kwajya mu ngo inshuti uri inshuti yanjye Richard ahubwo wowe ako kantu uze kubikora gutya ugacupa ukangurire hanyuma y'icyumweru tuzahura mfite amakuru yose nyaguha nta kibazo nanjye reka nze namvuye mu rugo reka nze nsubire mu rugo namvuye haruguru ku santere ariko nanjye kureba nsubire mu rugo turabana ubwo ngarutse nanjye nengeye santere ubwo rero turaza gura ku mugoroba nje kureba nta kibazo ku mugoroba zo kureba amafaranga sawa genda ukore gahunda neza muhungu wanjye asante sawa mana yanjye ese karaga telefone kameze kuriye kuko ubwo ujye mu muhanda manuka ko nta n'ikirafone twaye nta kibazo nse ukeneye angahe kugira ngo ujye kuyikoresha baguca wagiye kuyikoresha cyangwa se ntabwo wajya ntabwo nagiyeyo ariko buriya biba byiza wamugejeje nasagura nkahita njyaho no kwikoreshereza umusatsi byari byashaje ijana bo reka ngwe mfite nk'igitamo ndabona n'akajipo ko iyi jipo yo duherukana cyagiye duhura rega imyenda yacize imyenda aho mperuka kujya kugura imyenda nabyo turaza kubyigaho bo ya nimero ya Ghana 6 siyo urabona ntabwo nafite aho ngaho nyine se sinavuga ikibazo ufite ubwo uraza gukora umutima ukadisha mu yindi uraza kubibona nari dore ko nashize 150 urakoze urakoze hariho n'ibindi ahubwo nari ndimo gupanga minisitiri kuwa kane hari agapati dufitanye kugira Gisenyi ahubwo nagusaba sibyo azatsinda muri weekend itaha tukazajyana Gisenyi again iminsi 3 bitewe nuko nayo naniwe ndimo gupanga kuba mfitemo konji iminsi 3 ingahe turi kumwe byazakunda icyo wishe mu mugongo wawe koko batinda ngiye gusura mukecuru cyangwa se ngiye gusura iki ntabwo yakanga kukwemera nzavuga ko ngiye gusura mama wumva nzavuga ko ngiye gusura mama bisaba nayo noneho rero nase kandi wo se ibiti byo mu mirima iwawe ni hariya bikorana hano ryasohoye kumara yiki cyane yamvuye gushaka imiyenzi ejo bundi arana inka nayo igiye kuragira inka zasenye kubera ko twatiyemo ibishyimbo ku ruhande nyine ndagira ngo nongere amafunge bitazagira uko mana y'u Rwanda none imiyenzi mana yanjye ibi bintu bino biti ubundi nyuma y'ibyumweru 2 biba bifashe kubera ko niyo mpamvu ni iki kizafata kandi aricyo gikuru kuri byo aho kino ni gikuru kuri iki fundi washizase tukiganirira nawe rero ugiye kuntiza nta n'iminota 5 irimo cyo ndagutinza ko nta n'iminota 5 ni ukuvugana gusa nyine tugeta haba mbona wikozeho wowe hasha nawe ugiye he nikoraho byahe ndi kwitemberera mvuye mu rugo nyine none dore dusite naho wakankira hasi wenda wasanga hari inkuru mfitisha abamenya ukuntu wabaye bino nyine iyo uri mu kazi nyine ugomba gusa nk'akazi uri gukora ahantu hose ashamba mbanza nyine igira neza ariko wambere neza agapira ashaka wajya urya kandi nashaje twe kugura n'akandi iyo gashaka umukobwa mba ni mu kazi ni imyenda y'akazi yose ubwo wavuga ngo none se mana yanjye shawura kavuga noneho ukuntu usigaye usa cyane ubwo uba mu cyaro wirirwa mu mirima ariko mana asa neza kanyumva
ndasa neza se nuko tuvuta mba nisize ndasa neza shaka kabije wa mukobwa wa nawe gute ese komeruka ejo bundi duhurira cyagiye twahuriraga hajya ni kwande umbwira ngo ugiye gushaka ngo mu kizami cy'akazi waje gutsinda cyangwa kazi narakabonye nyine kwibonye akazi utarabona umuntu nyine wumva ushaka n'undi akazi nta kintu kaba kamaze ugira rero mushake kuko urumva ngewe ibintu byo ko twiganye se ndi n'umuhanga ariko ibintu byo kujya gushaka akazi bansa amaseve y'ibintu ntanakoze tinya kujya gusaba akazi bakwaka CV imyaka 5 kandi kuva warangiza kwiga nta na hamwe uraguha akazi nyine bazakwaka CV ikure n'akazi wakora nanjye muri accounting suzi karye twize neza se ni ahantu nanjye kuba konable mu kigo cy'inoza ahubwo se aha nahe uri kujya he ndi gutembera none turahuye nyine numvaga ariko nyine nashaka kuguhobera basi n'umuntu nyine ngombuye kumobera byonyine gusa kuguhobera byonyine akira none se ndaguhobera gute ase kandi nkubaza nk'umugore wanjye turutse agasanga umugore ni kinesa kunyegera gutyo nimba ari kumobera ushaka nkobera nyine ndaguhobera neza aya kunyegera cyane ntabwo ndaguhobera gute muragenda mubera nyine kugira umugore wanjye turutse ujye ko mfite umugore ariko wa mukobwa umugore ni igiki reka kuba twariganye twagize ute ntabwo sirana guhobera n'umuntu basi mutaneruka no guhura ngo umuhobere wishimye ari ibindi ushaka nguhobera bitari byo ngibyo ushaka kumobera neza ukanyegera nyine yego ko Kristo babamba Richard ufite umugore yasize umugore mu rugo ajye guhobera abandi bakobwa bari mu nzira ahari ntabwo ari mu rugo sibona amasisi nanjye nawe duhagararanye hano uyu mukobwa bitabyera bigiye kubipfa nabyo akara kumobera gusa nasabwe ngo nsome bwase mbwa ngo nsome wabiki no wahita wiyahura ndagapfa umugabo ufite umugore ni igiki se akabakobwa bishije bavuze ukuri koko umukobwa kuri Richard ufite umugore yasize mu rugo bari guhoberana bari no gusomana mu muhanda ariko uziko neza ko n'umuyaga utwara amakuru ushaka kunsenyera akakubwira numva ibyo n'ibyo bitangiye ndigendeye mbwira ibyo ushaka byo kuguhobera gutyo simba ishaka kanyaruka nsubiranye kuko narinsize nyine agiye kwahira atagaruka agasanga nahari hari mbona bimeze nk'umuntu uri kundika ntaza kuba ngende ntari ariko nanjye turacatana ntari nzajya mukunyuriramo nawe buryo atanakeye ko tunavugana niza gusanga mu rugo ntuzamure ko tuvugana si byo ndabizi nyine wabura bizi ntabwo nawe urabizi nyine ikintu kinyuma turi gukora ariko igihe kizagera kibe kicaye cyangwa yacu nyine sawa rero baby ndakunda rero sawa rero umujo wanze kumubera oya karara tujye twumvikana tujye dukurikirana ibintu ku bindi birebe bikureba bitakureba urebe ko ngiye mfite umugore wanjye nkunda cyane siwe mwiza muri ura mudugudu wacu niba se ari mwiza ndusho bwiza burya niwe mwiza kuko ariwe narongoye nyine niwe mwiza ko arongoye nase kugusaba kumobera byonyine please ntago nkubwiye ngo nsoma simbwe ngo kumobera nabyo bigize ibintu birebire sha numva uri no kurota kandi ko usenge warose nabi izo ni inzu baravuga ngo urota nabi ukagukera wowe uragukera uri kurota woberana nanjye byakera ako nagusabye nta nubwo tugirute ariko se nkanze nkubaza ko kera naguterese ukanyanga unyadukire ubwo nyenza nyumugore tangiye kunyorera ntagucyure nawe ukagomba kuza amerika sanga nagukundaga bucece wenda nyine ntabwo nashaka hano hose nyine babimenye yego cyera none naragukundaga ubucece ntabwo nashaka hano hose babimenye zeru yawe kanigendere bamukaritasi seri yuragiye ari serisi uri kundi gukina nawe ko noneho mana yanjye umugabo araha pe ntakura ahubwo shakira ahandi mfite umugore wanjye nkunda cyane muhoza uzanabaza muri zira karitsiye nta wundi mugore baganye bwiza wadagewe ko kareba gusa gagenda sobundi iki kuko ibintu byose nakabwiye karakanazi kugira ngo niko kagabo konyine kaba muri kino gihugu gagenda tuzahura n'ahandi hatari hano ikintu kiratana n'ubundi ni n'akanyacyaro kaba kigize akantu karenze cyane nanitahire nsubirire no mu rugo
arebe Mwanganze ni byiza. ko amaraso umeze w'umuhanda igika Mvuye mu kazi ndarushye none ndabona bamesheje n'inyuma y'urugi nicaye hanze sinabuza noneho kumenya abandi bwinjira gute numbaze ngo nasonori banese ibyo bya sonori nta kibazo nakomanze na telefone ye noneho manze yayitaye ubwo se bicanze kugeza ryari igihe bari guhindura bwa sauve nende ubundi atembera ndambiwe kwicara mwana wambaye gutyo ambaye neza asoze kuvuga ufite umugabura ubwo nese ubwo arakuretse usohoka mu nzu tu wambaye gutyo Witeze? Serena ni Oya nta kibazo nandi ndakora mwana ahubwo se barashaka kukikorera oya uri ngave nyine bara kano urabona ko perezida kwa yanga tunganye neza tuno tubandishira ngapa mu niwe bayipange wenyine se ahubwo se unabona oya uretse ahubwo nyikoreza amanene nshaka no naje no kukureba mu gumurugo ahubwo se mu rugo ntabwo wambona aya masaha ntubizi ntubizi katwice tuganira jewe naje gusanga iyo ngiye gukoresha amaboko y'ibintu bizima ibyo bizima birumvikana ko urafata n'umwanya nirukanga n'amadiplome ngo ndi gushaka akazi byarandambiye natwe se tugafite shako katatunyuze ahubwo umva se kandi nkwereka kugira ngo tubigenze neza ugiye kunoza no buryo kugira ngo ndishyire hariya kugira ngo wenda nimugwa nihagera hano hapatanye amafaranga menshi wangu ujuruka mwana ufite umwanya uruke mwana ibi byose kutari wabyara ukururu shana mugongo wa mugani ahubwo twicare ninja kuganira nawe bite ashandaho urebye nyine nta kibazo wariye se wariye saa sita zageze urugero kuri saa sita ntabwo nagiye kurya ariko yagize kandi ndashaka gutahira rimwe marangije ndashaka gutahira rimwe tuganira kwa tine kugura amata niba utari ashaka mfite mu rwaye we mwana se amata nyine ntabwo ntabwo uretse kunsura niyo kibazo cyawe buryo waguye ntabwo uretse kunsura ndetse kana mfite inka 3 mfite numba atari nk'umunani cyaje gucuma ariko nanjye nazazo nk'eshatu ubwo ni 11 mukuru si yanuza madamu wa umeranye neza nari ramus madamu ara mbona tuna mutima mubi mumeze neza cyane madamu araho mu bintu nanone namusize mu rugo sinzi nta n'indi gahunda yari afite ubwo se bite uri kujyayo ko ndiko uyu munsi niwakoze yoga hari umuntu yagiye kureba n'abaguru nuko nyine ninjiye muri izi nzira ariko nuko nashuzaga uyu munsi ntabwo nigeze nkora cyane urahiriwe harya usigaye ukorera mu biki nsigaye ngora mani drive nziza za Dar es Salaam nyine nseya soke harya nawe usigaye utwara ibikamyo kandi kuko nagize kubona wapostinze kuri telefone ya madamu nigakiya nyine nyine abari make hari akazi karimo amafaranga ntimwengwa nka 500 ku kwezi 500 yari make nyine 600 ariko usanga nyine n'ibikoresho je nahisemo kwikorera nije nabonye bizima bizabinezerera oya kwikorana ibyo natwe kariyo nzira uraza ku ntego mbwire gahunda ku university uzigenda cyambere se umugore w'umugabo muzima yambara gutyo agasohoka mu nzu akirirwa bungera mu muhanda wese wari ugiye hano mana yanjye urasohotse narengiye aho umutima utumye amaguru ko numva ariko ngayicara bambwiye ariko nawe ushaka kwicara ntabwo ushaka kwicara gusa aho nta hantu yakwicara numva ufite umutima nk'umuntu urimo hano imbere waduhanze ku nyungu ndetse ko nahicaye ntabwo nahakwirwa sheri maguruke wicare se kandi dushanze kwirema oya nuse no ko ari wawe
nawe ariko nawe nagoye karibu dore nanjye regangaye none iki n'ibirenze ariko twavuga umeze uteze kwa twanze ndakazi kambanye kenshi ariko muri iminsi nzaza yo gutinya kuza muri kiriya kigunda cy'iwacu ari ahantu ubona ari ahantu ariko ni heza abana bafite umutima mwiza ari wowe ari umugabo wawe nyine manda mufite umutima mwiza naragukunda uzo mumese yagwise bo tudahari kibazo nuko kandi abantu tuzira ubusa nese ukuvuga ko umuntu ari mwiza nabyo ngiye kuzirana oya nta nubwo wabuzira nese si mwiza aragukunda ahantu hose mfite umugore mwiza muhoza abaye muhoza afite umugabo mwiza wazaruse nk'umukwiyereje oya nzashaka uwanjye ntabwo ari ngombwa uwawe nse nawe twasangira umugabo nanjye rero impamvu nandi mari kurushaka cyane nandi umbonye wananshaka cyane ejo bundi nawe na madamu wamubwiye ko nzaza kuzo akosha somo nayimba yiruka kera mwana madamu yabaye mwiza kuri ariko nubundi yamwari mwiza ngiye barabizi nashatse umugore w'igitangaza muri quartier bose barabizi abize ko bana cyara tukiga se nge ntisonikaga atarize abakobwa beza gusa reba umukobwa wundi wari chef 10 tukiga muri senior 6 uramwibuka ajya akatera Angelique uracyabivuka sha ariko nabanza aramukunda baragisenze ya mwana igihe urabaza nge bagendera kuri cyane Angelique baramubonye Angelique ari mwiza mwana Angelique ari mwiza nubwo nabonye atangiye kuzana inshuti ari mwiza baramukira mwana ngenda bakatira ko akwa umugore wa mumubwira nzaje kubasura ejo ndakubasura ko azitonde ku mugore wanjye uri uzapfa ubusa umugore wakuranye ibyo bintu wabingekera kwiga senior 6 nibuka mu gihembwe cya mbere wa mukobwa wa prefe so ntabwo yaramukwikiyeho wirari ryawe rya kera narize ahubwo nuza n'umuntu aza witonze wa muhungu we umva se abo mukore kino kiboro ubishira ahubwo ubuzingi kuzana ibintu by'ibisa numva nawe utangiye ko umugore wa kera kunyanduza ubwo warashitse kunyanduza nawe terura nyikoreza mani igihe kiri ku rutugu nyikoreza neruda tukigeza hano hasi kira kinga nawe urakoze niba yishira ubwo ngubwo nzabura aya agacupa kawe ngeneye aya zaka kumaze ibintu William ajiba kubizwa kuva cyane twasangiraga oya ahubwo kajye kure umuntu nangiye kure badasanga ncitse gumara ibintu ni byacu bitwahisemo nakundi nyine sawa gerayo kanze ari naye ndabona amashoje mugaya bangiye gutaha ntujya singiye gutaha hasigaye dukeya kandi ugukunda ibyo se kuba nkunda ngiye ibyo bintu shana nabubutse tu wasubiza ibintu tangiye kwifuza gusubira mu bukobwa se shabyihore natwe tuburimo tuba twumva nyine byaraducanze nawe umufite ugatangira kwirazwa inyanza umunsi umwe bazamugutwara utangiye ubona ko ibyifi ikora mu mazi atari kwikora mu mazi ndarengana mama urumva ntasi njese nkunda umugabo wawe abahungu bari hano hanze beza basa neza urekuri ugufite none nagufite mbizi nyine ni mwiza kuko agukunda se sagukunda ko tujye tuvugisha kuri uriya mugabo ntago agukunda arankunda nese se ubibona basi wowe mbona bitamfasha nyine ku ruhande sanga ufite ikirusi yara hirya ariyo mpamvu bahirirwa wivugishwa ngo nkwe basanga umukunda sibyo ufite ikirusi yandi aya ntacyo reka turazanye imbabarira none ntacyo mwana nawe uzashaka uzabyumva urugo rurakuba mwana gute nyine umuntu ugukunda njye mfite umugabo nkunda ntabwo abyuka ajya mu nkazi ajya kwahira ajya kwamufasha ahubwo yazajya kwahira ubwatsi nawe ugakuka